umva mwese mugire vuba murangize iyi kwizi hanyuma mutahe mugire vuba. Ikintu urashaka iki ku rupapuro rwanjye warebye hirya? ubonye ndeba iki? Njye ndi gukora ibyanjye. Uri kureba warangiza ukandika, uri kureba warangiza. Kiyoni ibi ndeba ku rupapuro rwa ibi bintu wanditse ubundi aya manota kutagira uyagira aya manota wayavanye dore kandi wakopeye mugenzi wawe urangije ukopera n'izina rye. Cya kiyoni cya nkopeye baragifata. Cya kiyoni cyabonye zero bagiye ikizingiti ikigata cyane mundeke mwumveho murambaza iki kanze njya kwigura n'amandazi ndabima mwese nta n'umwe ndi bo ndabanopesha. uze kuma ndanze ntabwo ndi bubashe njye ntabwo mbishaka kama n'ukuntu mwansatse nawe ndakurigo niko sha ayo niko ayo mandazi muri kurya muyakoresha amafaranga mamwe yakwiye ko mudakora. ni kiyoni wayazanye amandazi. Kiyoni ni umujura ubwo wasanga muri kurya amafaranga Kiyoni yibye. Kiyoni ndamuzi aho yarabananiye niko shaka nze mbajyane iwanyu mwese amafaranga muzi iwanyu ntabwo ibyo bintu biri byo. Nyirabaraza tubabarire witujyane iwacu rwose. Ariko amafaranga yanjye yagiye iteka hano mpashyira ibiceri nkabibura none dore ubu narengiye kwihahira inyanya none igiceri cyanjye ninashyize ahangaha ndakibuze. Ariko mana yanjye w'amafaranga ndibuze kubaza Kiyoni cyangwa Kiyoni ni uyatwara akayajyana ku ishuri ndibuze kureba mu bitabo bye ko ntayarimo.